ugasanga imirimo ntabwo yihuta uko byakagombye. Mu gihe habaye icyerekezo nyakubahwa Perezida wa Repubulika, haraza gukorwa iki, haraza gufatwa izihe ngamba kugira ngo impano z'abana b'Abanyarwanda ziri hirya no hino ntizize gutikirira muri iyo mikorere n'iyo migirire isa n'itajyanye n'igihe. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Mu buryo bworoshye no gukurikirana ab'imikorere itajyanye n'igihe bagahabwa uburyo bajyana n'igihe, cyangwa se igihe kikabasiga bakagira uruhande umuntu agashakisha bashobora kujyana n'igihe. Numva rero nta bundi buryo bwo kubikosora, kuko wanabivuze ibyinshi bitanga uburyo, bitanga icyerekezo birahari. Icya kabiri ni ababishyira mu bikorwa bafitemo imbaraga nkeya cyangwa se izindi mpamvu zibabuza kuzuza inshingano uko bikwiye. Aho niho abantu bakwibanda bagakosora ku buryo bihindura, ubwo bishobora kuzagira ingaruka kuri abo ngabo badakora ibikwiye bitajyanye n'igihe, bitewe n'impamvu izo arizo zose zibitera, abantu bakazisuzuma. Hakabaho gushakisha ubundi buryo noneho bwatanga amikoro n'ubwo buryo bukenewe. Icyangombwa iyo ibintu cyamenyekanye, ikibazo cyamenyekanye, kiba gisigaye ni ugushyira imbaraga mu kugira ngo gikemuke hakoreshejwe uburyo ubwo ari bwo bwose. Nicyo kizakurikira.